Burya kubaka urugo ntabwo ari ugukina, kubaka urugo ntabwo ari ukoroshya ibintu, kubaka urugo ntabwo ari ukwisanzura cyane gukabye. Uyu munsi ndashaka kukwereka amadirishya 7 ugomba gufunga ukigera mu rugo. Amadirishya 7 ugomba gufunga cyangwa se kwegekaho ukigera mu rugo kugira ngo ugire urugo rwiza. Abafite urugo rwiza barabiharaniye, barabisengeye, bitwaye neza, bakoze ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bagire urugo rwiza. Wowe utararugira wifuza kuzarugira, menya neza ko aya madirishya akureba. Aya madirishya arakureba 100%. Ugomba kuzagera mu rugo ugahita uyafunga ako kanya. Hanyuma wowe urufite, niba ushaka ko uba mu rugo ruri serious cyangwa se nawe uri seriye n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe, aya madirishya nawe arakureba. Hanyuma bahaye ikaze. Katutangire ku mwanya wa mbere turebe idirishya rya mbere umuntu ushaka urugo ruri serious agomba kwegekaho cyangwa se guhita akinga burundu. Ni idirishya ry'uma ex cyangwa se ry'aba ex. Hari umuntu ugera mu rugo, yaba akigera mu rugo agatangira kuvugana n'aba ex, agatangira kubasuhuza ngo ntacyo bitwaye, ngo ubwo ataryamanye nabo, ngo ubwo atasohokanye nabo, oye ngo ni ibintu byoroshye, ngo ni utuntu turaho, nyine ugasanga ari kugenda abishyigikira yumva ko ari ibintu byiza. Ntabwo ari byo, ku mpamvu zitandukanye kandi zabangamira by'umwihariko uwo mwashakanye cyangwa se uwo mugiye gushakana. Ni umu ex. Wowe niba nta n'icyo bigutwaye, bikorere umupatina wawe, bikorere uwo mwashakanye. Gabanya akajagari k'ikintu bita umu ex. Umu ex rwose ntabwo ajya atuma urugo ruramba rw'abantu babiri. We niyo ntacyo byari gutwaye, uzi neza ko nta mpamvu, ariko wa mugabo wawe cyangwa wa mugore wawe agira ngo wa muntu hari ikintu mu gipanga. Hanyuma idirishya rero rya kabiri ugomba guhita ufunga burundu ukigera mu rugo, ni idirishya ryo kutababarira. Niba uzi neza yuko uri mu rugo cyangwa se ugeze mu rugo mu rushako ukumva ko utazigera ubabarira, umuntu ngo agomba kuba yitwaye neza ngo 100%, uribeshya. Dore impamvu iryo dirishya ugomba guhita urifunga. Mu rugo uba ugiye kubana n'umuntu mushyashya, mu rugo uba ugiye kwiga umuntu mushyashya. Iyo ugiye kwiga rero utiteguye gukuramo isomo, unitegure kugira ibyo uhindura, ntago uba ugiye kwiga. Niba uzi neza ko wabanaga n'abavandimwe bawe mu gashwana ubwabo, ukabana na mama wawe mu gashwana, ugatongana n'abaturanyi, nibwo utekereza ko umuntu ugiye kubana adafite inyama n'amaraso. Nawe burya afite inyama n'amaraso, ariko wewe cyangwa se uburyo ugiye kumumanagera cyangwa se uburyo ugiye kwitegura kumubabarira, nibyo bizatuma murambana. Ikibazo rero dore ahantu kibera, hari umuntu ujya mu rugo akumva ko agiye kubana na marayika, akumva ko agiye kubana n'umuntu utazakuza, akumva ko agiye kubana n'umuntu nyine w'inyangamugayo mu bintu cyose. Aho hantu uribeshye. Gera mu rugo witeguye kubabarira. Dore rero ikindi kintu cya gatatu ugomba kugera mu rugo uhita ufunga, cyangwa se idirishya ugomba kugera mu rugo wibagirwa burundu uhita ufunga, ni idirishya ryo guhanana wicecekera. Ugasanga urakariye mugenzi wawe, munasabanye imbabazi, ariko ukamuhanisha kutamuha amafaranga, ukamuhanisha kutamuhereza ibyo kurya, nyine ukamuhana wicecekeye utiriwe unavuga, ukarakara ugaceceka ntiwongere kuvugana nawe. Ibyumweru bikaba 2, bikaba 3, bikaba 4. Iryo dirishya iyo yizanye mu rugo, mama we, ibyo ngibyo biba birangiye. Umuntu iyo umuhanishije guceceka, kwivumbura, kwigira gute, arababara nawe ubwe ashobora no kugusezerera kwigendera. Niba uzi ko ugiye mu rugo, menya ko ugiye muri proje, kandi proje ni ikinishwa kubera ko wishakamo inyungu. Niba ushaka inyungu rero mu rugo ugiyemo, menya neza ko niba ugiranye ikibazo na mugenzi wawe, igisubizo atari uguceceka, igisubizo ari ukwicara mukabiganiraho. Dore rero idirishya rya 5 ugomba kwirinda mu buzima bwawe igihe cyose ugeze mu rugo ugahita wifunga, ni idirishya ryo gucana inyuma. Nugera mu rugo ukumva uracyafite akageso ko kuri hakuye hirya no hino, ka gasore ni keza, ka gakobwa ni keza, uriya muntu afite amafaranga, uriya muntu afite imodoka, ndumva namukunze, nyine ukumva muri wowe ugifitemo utwo tuntu. Gerageza udufunge, umenye ko ugomba gukunda ari uwo, ipfura wagenewe niwe.
niba ari ibijumba ibyo kwiri, niba ari ibitoki ibyo kwiri, niba ari amakaroni ibyo kwiri. Buri muntu aba afite pura y'urushako yagenewe. Iyo ushatse rero kureba hirya ngo urebe ku makaroni, ngo urebe ngo ku nyama, tayari biba byarangiye. Menya neza yuko utagomba guca inyuma uwo mwashakanye, kandi ugere mu rugo bikurimo, unabyishyiremo ku ngufu, n'ibinango unabyitsindagiremo, ariko umenye neza ko utagomba guca inyuma umuntu mwashakanye. Ukigera mu rugo ibyo utidagaduriye muri umusiribateri ubishaka kubyidagaduramo, wagize gute washatse ngo nurakarana na mugenzi wawe ngo uhite umuhanisha kumuca inyuma, ngo ugende uvugisha wirirwa uvugana n'abantu wumve ko uzubaka urugo rugakomera. Ibagirwa, navuga ngo forget ikintu bita guca inyuma umuntu mwashakanye, kuko niyo mwaba mumaranye imyaka 40, icyo ni ikintu kibabaza, kuko umuntu yumva nta kintu amaze ahita akwanga urunuka. Rero idirishya rya 6 ugomba gufunga neza ukamenya ko ridadiye ukigera mu rugo rwawe. Ni idirishya ry'inshuti mbi. Idirishya ry'inshuti mbi, niba uzi ko ufite inshuti zirirwa zikujyana mu kabari, dusanga aha ufitemo akantu mwana ngo dusangire, bakakuraza ijoro ugataha saa 7, ugataha saa 9, bakaguhagurutsa mu rugo wari ugiye kwireranya madame no hano. Umugore ugasanga ngafite abamujyanye muri za bride shower, kandi ni igihe cyo kwita ku mugabo we, ugasanga muri weekend nibwo babona akantu kugira ngo baganire ku bipfu mu rugo n'ibindi. Umugore yagiye mu bukwe, yagiye muri bride shower, yagiye muri baby shower, ngo agiye ibintu agiye gusura, ngo nyine ako kajagari k'inshuti. Kwanza si inshuti mbi gusa, kuba ubona inshuti zawe zikujagaraza ku buryo kuzimanajinga bigoranye. Iryo dirishya rifunze, gira inshuti nkeya ariko ziri serious, musurana aho bibaye ngombwa, mureba ahantu mugasohoka mukicara mukaganira, ariko atari ibintu bihoraho. Ubuse can you imagine umugore kwa mbere ari muri bride shower, akagenda n'akazi kugera kwa 6 nabwo hakureba abana, hakureba umugabo yagiye muri bride shower. Ku cyumweru yatashye ubukwe, ese utambeshye umwanya wo kwita ku rugo rwawe urumva uhari? Umugabo aranywa mu kabari, ejo ngo hari ahantu baciye, ejo bundi uragenda mu ntara, ngo nyine ibintu bidafututse, ngo hari umushuti we bagiye kugabira inka, ukibaza benefit cyangwa se inyungu afite muri ibyo bintu, yahereza agaciro kuruta umuryango we, ukayibura. Iryo dirishya rero niba ushaka urugo rwiza, nagushishikariza cyangwa se nakwifuriza kurikinga, kuko rirasenya. Urujya mu rugo utabizi, ariko ako kajagari k'inshuti mbi karasenya 90%, gasenyera abantu. Rero idirishya rya nyuma risenya urugo abantu batazi, ni ukujya mu rugo utiteguye kuba wowe no kwirwanirira no kurwanira umuryango wawe. Mvuze ngo iki? Kuba uwuriwe ukamenya kwirwanirira no kurwanira umuryango Imana iguhaye. Aho icyo bisobanuye ni iki rero? Bisobanuye ko niba ugiye mu rugo udakwiye kugenda witeguye ko umugabo wawe ari konte cyangwa ari icyuma uzabishyamo ATM ugahita ubikura, ibibazo byose bigahita bikemuka. Ugomba kugenda ubizi neza yuko ugomba kwirwanirira nawe, ibyo 10,000 ukabibona, ibyo 30 ukabibona, niyo expectingira ibintu byinshi mu mugabo, cyangwa n'ibitekerezo byinshi mu mugabo kuko bisenya. Ikindi ukaba uzi neza yuko utagomba kuba iyindi shusho umugabo wawe agomba gukunda itari wowe. Niba uvugisha ukuri kuvugisha, niba ukunda guseka bitangire hakiri kare, niba utabikunda bigaragaza hakiri kare. Va wowe wa nyawe, umuntu agukundira uwo uri we, hanyuma idirishya ryo kwiyerekanya uba urarihagaritse. Idirishya ryo kuba utagira ikintu ukora cyagufasha uba urarihagaritse, kandi uzi neza yuko umugabo cyangwa se uwo mugore ushatse ashobora no gukora impanuka bikarangira ari wowe utunze umuryango. Ba witeguye igihe icyo ari cyo cyose ko ari wowe ugomba kurwanirira umuryango aho bibaye ngombwa. So ndabakunda guys, ndabizi neza yuko aya madirishya nuyafunga neza ukadabira, hamwe no gusenga, hamwe n'urukundo muba mufite, kwabanza gusenga urukundo hagakurikiraho imyitwarire cyangwa se intego umuntu afite mu buzima, hanyuma rero urugo rugakomera. Rero imbabazi nk'ibisanzwe,
Imana ibarinde, nawe utaha mu zindi video, ntibibagirwe gukora subscribe, ukore like na comment. Imana ibarinde.